pasika nziza. Imana ibamugisha mushobora kwicarira. Icyubahiro umwami wacu uwo ni Kristo nta wundi. Sinzi uburyo ugiye kumuha icyubahiro, sinzi uburyo ugiye kumushimira, sinzi uburyo ubyiyumvamo, ariko mumfashe tumushimire uwo mwami wadushutiye. Ni twebwe babandi yapfiriye. Mwamfasha se tukazamura ayo maboko yombi. Ari hasi yazamura neza. Mwamfasha tukavuga ngo Yesu urakoze. We love you Jesus. Tubyagaza gato nuko mbona abacuranzi bagiye. Ubanza bazi ngo ni beri nashatse baririmba gusa. Okay, bagiye guhindura. Hari indirimbo twajyaga turirimba kera. Murayibuka ariko? Ya yindi. Iyo ngiyo. Iravuga ngo iravuga ngo wavuye mw'ijuru sa kugeza uducu urapfa none ubu uri mu buzima wamushyizwe juru. God bless you. Ushobora kwicara Imana ibamugisha. Matayo 25. Shima Imana kubera uyu mugoroba, kubera abakozi b'Imana bari hano. Imana ibamugisha mwinshi, bishops, apostles, pastors. Imana ibamugisha mwinshi. Natwe twese nk'abakristo aho twavuye hirya no hino mu matorero kugira ngo tuze kuvuga Kristo gusa. Imana ihumugisha ben na chance kuba barayobowe ku mugoroba tugomba kuba dutaramye hano. Isi yose yanyeganyeze mwabibonye. So natwe turagace gato muri abo bateranye kugira ngo ijuru rirunguruke bivuga ngo harabazi icyo nakoze. Maze kumenya ko uyu mugoroba nzaba ndi hano, at least nafashe umwanya wo gusengera. Ubundi kuri pasika tuza dufite ijambo rivuga kuzuka n'ibyanditswe bivuga kuzuka, nuvuga n'ibyo bizazanye, ariko hashimwe umwuka wera abazi igikwiye kugira. Maze umbwirire umuvandimwe ngahuriye hano uti utega amatwi yombi wumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe mu minota mike. Thank you. Bene data, Imana yashyize ijambo ku mutima. Ngiye kugurisha gato kuko ndabizi ko turacyafite byinshi mu gikari, ariko ufite wari watangira kubwiriza ufite giteki uri sure ubwo mvuga ngo ufite iki ubizi neza ngo iminota se ugiye gukoresha n'Imana neza kubw'ibyo ugiye kuvuga kandi ifite abo yamaze urimo. I tell you nta muntu uri gusigara kiretse uri gufunga umutima, ariko ufungure iminota sindi gutinde hano. Ngiye gukoresha n'urugero kugira ngo bize kwihuta.
kwiyereka abantu ko nazutse. Ni byiza ko tuvuga yarazutse ariko afite icyatumye aza. Ntabwo umugabo wa 33 ans yaje just gukina imikino. Akine katemba, akine ka filime, ka movie, bamubanda yambaye ubusa. Bibiliya ivuga ngo aracaca, ararumira, barakubita atakaza ishusho, ararumira. Bayibuli twibiri bangahana ikavuga ngo yihanganiye umusaraba, ngo kubera ibyishimo yabonaga byamushyizwe imbere. Umva, ntiyita ku isoni zawo. Uzi ko bamubambaga, bakubitaga atareba isoni zawo, ahubwo amaso yamwereka twebwe uyu mugoroba twicaye hano. Yabonaga abashinwa baririmba urera uri mwiza mu kirimi cyabo. Mbashirireho ini urukundo kandi mugize ngo ntacyo nzi, tuzabisubiramo ejo. Akabona abakongomani baririmba mu kirimi cyabo, zambeaza malamu sukose. Abaswahili mu kirimi cyabo bavuga ngo Mungu yu mwema. Abanyarwanda tuvuga ngo vuga icyo ushatse mu rurimi ushatse. Ubu indimi zose z'isi nta rindi jambo rihari uyu munsi, barimo baravuga igikorwa cyayo imyaka ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi. Umva, uyu mugabo yarazi icyo ari. Umusore w'imyaka 33 yambara ubusa ku karubanda, utwana tureba, abagore bareba, bajya badukorera ifilime bagahisha tipe ya nyina. Wabibonye 33 ans amanditse ameze atya, batemera ko n'akaboko basi kajyayo ngo gahishe. Ese ubundi ari buhishe imbere, inyuma, hejuru? Aremera isoni. Yarazi icyo ariho. Ntabwo yari filime ya Musa. Munyemerera iminota mike. Ntabwo yaje kutwereka akantu gusa ahita ava hano. Yarazi icyo ariho. Hari uwo yari afite muri we. Hari icyo yarebaga agomba gutsinda kitazagutsinda. Hari icyo yari afite. Bibiliya iri clear. Yabaye icyaha kugira ngo twe dukiranuke. Ngo iyo mibyimba ye ngo yarakubiswe atakaza ishusho kugira ngo twebwe dukire iki? Ambwira ngo dukire indwara. Ntasomere mabasomere. Uzi ko muri iyi ndwara zikwigizaho nkaba hari uwazi tangiye igiciro. Mbwira ngo ubwire ibintu bigera kuri 14 nanditse uyu munsi. Bibiliya ivuga iyo ufite byatumye ceceka, arihangana yambara ubusa kugeza azamuye amaboko aravuga ngo byose. Zamura ijwi, zamura ijwi. Bigize gute? Maze unyemerere njye mu mutima, undebere uwo munyacyubahiro ukurikiye iruhande, umusunike ngo yo yararangiye. Wabwira ngo ibyo bintu bikuriza ayo madeni yararangiye, ako gahinda yararangiye. Wabwira ngo cyararangiye, cyararangiye. Umababwira ntabwo nzi ikintu cyambaye, ariko ndibuka amatariki, ndibuka ijoro, ndibuka naho narindi, ndibuka neza n'inda nari nkubita amezi yari ifite. Ndibuka nta mwarindi mibu yari mirangiye. Mishurirwa icyazanye Yesu. I remember very well. Ndibuka amarira nagize. Umugabo aza ashaka mu gicuku saa 5 nakinze. Nashaka mbwira Imana ibi bintu nahereye muri Sunday school bambwira nifite rero nanga kujya mu bintu ntazi. Buriya ngira gato
n'amakode iyo kodo ntwara gusa ngo twende tubunjyana ntaho njye mbwira Imana ibi bintu karaga filime Sunday school batubwira yarazute uzatwaye araza Yesu twarahoboye twavuze ko yaje ariko se ibyamuzanye birihe reka ndakira mu gihe muje yambwiye kuvuga reka mbabwize ukuri muraza kunyemerera ninsoza duhuriza mu mutima nubwo y'amasegonda twakira ibyamuzanye nyuma y'iyi tariki urabyemera urabyizeye ko niwizera uri bubibone ko koko yazutse God bless you. Matthieu 25 Matayo 25 yampaye ijambo niho misengera rero Matthieu 25 hari inkuru abakobwa 10 mufashe hari ababa batarasomye Bibiliya n'abayisomye tuyicemo vuba vuba sibyo byiza ndabona kuri screen yes twagiye igice cya 25 umurongo wa mbere twagiye icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagira gute n'abakobwa bangahe yes 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe twihute kabiri ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu abandi batanu bari abanyabwenge ntarakomeza imibare mwayumvise neza batanu bari abandi batanu bari merci beaucoup twagiye abapfu mukomeze musome namwe abapfu bajyanye amatabaza yabo naharuzingiye kurikira neza bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta abapfu so babaye abapfu kuko bajyanye amatabaza barayafite amatabaza ariko bibagira iki amavuta yatakariye somewhere twagiye ariko abanyabwenge bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo merci abo ni abanyabwenge 5 umukwe atinze dore aho bipfira nasasa ageze gute atinze bangahe boss 10 boss barahunikira barasinzira boss 6 ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje ari gusohoka mu musanganire maze abakobwa bose barahaguruka bose uko ari 10 barahaguruka baboneza amatabaza yabo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe batangiye gusaba nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza reka sabe abo tugiye gufatanya kubwiriza uyu mugoroba bazamuke vuba vuba ndashaka gukoresha urugero rugaragara kugira ngo byihute sinze gusobanura cyane kuko ndashaka gufata akanya ko gusenga uyu mwami yarazutse icyo ufite ataguhaye uyu mugoroba wahawe n'umwanzi kirasigara mu izina rya Yesu yes nimwegere kuri aka kahanda mugumaho mutandukane abapfu bibwiriza abanyabwenge mwatinze ntabwo ari abapfu it's just kandi muri abanyabwenge namwe mu izina rya Yesu good satani inyuma hariya
ngiri rukwegere ngo hahiye sasa ariko hari asikure muramfasha amatara sinzi yabari muri ko mugiye kubigenza kugira ngo murebe nese muratureba hano very good amatabaza murandeba muyazamura ngaya dore abanyabwenge ngaba aba n'abaki twabisiki twabisaba Bibiri bita virgins 10 virgins amasubicu bose muraza kwihangana ncemo vuba kugira ngo twihute bose bavuze ko bose bari bafite amatabaza hanyuma mumfasha bari mu byanditswe mugende mukora icyanditswe cya kabiri 25 na 3 hanyuma tugende umurongo wa gatatu musubireyo musomo wa gatatu uravuga ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo nibajyana amavuta nyarihe do sinzi ko mubibona ibi birimo vide aha harimo iki aha bari afite amavuta ariko mwatandukanye cyane nimwegerane itaza kuma imbaraga nyinshi very good so abari umurongo wa gatatu uravuze ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo barayafite ariko hari ikintu binjiye cyatakaye nuko mutabona ibicupa bafite aba aruzuye ari harimo iki harimo vide umambabwire iyo bavuze ngo bose bari bafite amatabaza umwuka wera yambwiraga ngo iyo uvuze umukristo twese turi abakirisitu nimumfashe bavanywe bene data aha hari idini ubonye iyo mvuga abakobwa 10 ubavuga ngo niza kuvuga amazina y'amadini idini runaka ni hariya idini runaka riraha dusoma mwigeze mwumva ngo umukwe aje abanza kubwira ngo abizeye Yesu mu idini runaka mugire mutya hariya mwumvise ugiye kumenyesha riti twese dufite itabaza rivuga ngo Yesu ndamuzi ndi umukirisitu navutse ndi umukirisitu kirisitu yabaye kirisitu turafite amatabaza ikidutandukanya ngo ndimo ndihuta kwera umwanya igituma igitandukanya abantu 10 bose bambaye bimwe kuko bose ni virgins kuko Yesu yabivuze bose bafite amatabaza kandi arimo araka sibyo ariko ikidutandukanya kimbwire nawe n'amavuta twarangayeho kandi amavuta niyo dusuka muki mu matabaza kugira ngo agume yace hasi bavuze ngo umukwe atinze umukwe ageze gute uko gutinda niko gutuma n'utuvuta wari ufite tugira gute numenya aho twagiye na batandukana guterera uvuga mwese kwegera imbere gato umukuru batandukanye umukuru bigenda hani nyuma hari ibintu mutarimo murareba ndaza kubasaba niba mugenda gute muce bugufi aba baboneke good mwebwe rwumva kumuhagaze mwamubonye uyu sinzi ko bamureba egera hano zamuka rero kureba bamureba amatara bw'ibiranje niyaranje tubaturebe hano na icyo batazi mu gihe batakaza amavuta yabo nubwo yari arimo there is a spirit behind hari umwuka batabona ugenda wongorera ugenda uvuga ugenda ubwira uriya atari ko uribuka agahinda kawe uribuka ko uri imfubyi uribuka ko nyogosenge yaciye umutwe uribuka ko yafashe inzara akazivanga n'umusatsi n'amenyo y'imbeba amavuta akaba ngo pi aragiye mu kanya akaba araje kuri uriya kongorera
bamwegejeyo ababanza kunyeganyega bararebayo gato bakagaruka bakongera bagahagarara do arimo arababwira agahinda ntiwibuka ko ese ntabwo uzi ko ese ubundi ntabwo ureba ko bakuroze ese ubundi ntabwo iyo do wabonye yanze kureba Giriru kwegereye ngo biriya ni buri joro ni buri manywa biguhoraho aza mu bitekerezo aza kwibutsa ibintu aza aca muri ibi agaca muri buriya abangaba dobarwa dore ahantu bataza ari gatuza n'amavuta bacaye ntibibuza ko bakomeza kumva the same voices amajwi namwe ari ku itandukanirizo ririhe twese duterwa ibitugeraho ni kuki bamwe batakaza amavuta abandi bakayafata ndashaka abari mu buhanga bw'ibyuma mumfashe kuko Imana yambwiye ngo hari abantu igiye gusubira umurongo reka nkwereke Yohana wa mbere ibice 5 please umurongo wa 16 mudufashe mu Kinyarwanda haravuga ngo tuzi ko turaba Imana ariko abisi Bibiri buze bose aha musome niho no abisi bose bari mu mubi isi yose iri mu mubi umva mu Gifaransa mushaka Icyongereza n'ikizuru cyose. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais tout le monde est plongé dans le mal. Tout le monde, ici yose, abantu bose mubona isi ngwitwikiriwe n'umubi. Amababa isi twikiriwe ni Bibiliya. Le monde entier, ici yose ngwitwikiriwe n'ikibi n'umubi. Nukuvuga ngo ariko se nta bundi busobanuro. Umva ikindi, nous savons que nous sommes de Dieu et tout le monde entier est plongé dans le méchant. And we know that we are of God, and the whole world is yours life in wickedness, in the evil one. Isi yose ngo irambaraweho n'umubi. Ibintu byinshi ubona mu buzima bwawe ubona ari kubaho ukabona urarize ukabona iki cyaje ejo kiriya kikaza ntabwo ari byiza kutamenya ko hari umwuka umubiri kuko Bibiliya ivuga ngo ubwoko bwanjye burarimbuka kubera kutamenya. Icyo utazi kiraguhemukira ariko icyo wamenye kiragusova. Isi iritamva nyakabwana Satani yahangaye Yesu avuye mu masengesho y'isi mirongo. Umva client wa mbere waje ni Satani. Ureba ukuntu ashira ubwoba yoka araza aramubwira ati tipe we urashonje umaze iminsi 40 uvugana na so kandi turaziranye ntaraza ku isi. Ariko se atangira kumugerageza wahindira ibya bisi mukanya ndera ukuntu zashizeho aramubwira ati se ubundi wazamutse hariya ugasimbuka yatangiye kumugerageresha ibintu ubona biri abnormal. Afite icyiringiro ko n'amasengesho yose avuyemo buriya birashoboka ko mwumvira niba yagerageza
ariko birababaje ko abakristo abitirirwa kristo bataramenya icyo yaje gukora. Icya kabiri, batagendana nawe nk'uko bishaka n'uko bivuga mu ijambo rye. Icya gatatu, batsikamiwe n'umubi kandi yaramunesheje ku musaraba. Ndasenze uyu mugoroba ngo uve mu gutsikamirwa n'umubi mu izina rya Yesu. Mu masegonda make ikikwicariye kitagombaga kukwicarira kirabimenya neza ko yakumeneye amaraso, kirakurekura mu izina. Urugero rumwe twagiye, umubi nguyu aracyarimo aravuga, uyu ngo yamaze gufata ku mutwe, agahinda kamwishe, dore depression ngiyi, arararira, abyukarira, dore itabaza yamaze kurizimya, yamaze kurishyira hasi, amavuta ntazi naho icupa riri. Dore uyu nguyu afashe mu mutwe, urugo rwararusenyutse, umugabo yaragiye yamutwariye abana, ntibiva mu mutwe, ariko arambaye, ni umukirisitu, ni vagini, itabaza nyiririya yarisize kera, dore amavuta, dore uyu we baranamukubise aryamye hasi. Uyu we byagenze gute? Ikintu cyose agerageje gukora ntigicamo. Akora bizinesi yarize, sinzi abamutereta bose batera amavi bakavamo. Buri gihe bagarukira ku ifi. Umva uyu bihora birutsemo bikagera, bihora birutsemo, warangiza nubwo wambaye umweru witirirwa kristo ukagira ngo ni bisanzwe. Ntabwo bisanzwe, ntabwo bisanzwe. The whole world, isi yose yatsikamiwe n'umubi, ariko hashima umwami w'abami. Wazamura ikiganza cy'iburyo ukabura gushimye ko waje kuncungura umubi. Dore rero ikibabaje nuko umva uyu avugisha igitutu, atwaza igitutu. Holy Spirit, Bibiliya ivuga ngo avugisha ijwi rituje. Impamvu abangaba amatabaza bahayana nuko iyo wamaze kwakira iby'uyu, ijwi ry'uyu uryumvira kure. Aha aho bitandukaniye, aho bitandukaniye n'iki? Uyu arimo aravuga ariko aravugira kure, dore uri hafi. Ijwi yumva rya mbere ni irihe? Ni iry'Umwuka Wera, ariko ntibikuraho ko umva arakubita amabara, ariko ijwi wumva rya mbere rinesheje ni iri. Aho bitandukaniye hano murebe, ararangiye nawe uretse gato kubarangiza bose. Bitandukanira hano nuko ijwi rya mbere barimo barumva rifite imbaraga n'iri, ariko na Holy Spirit ntabwo yacecetse, ariko baramwumvira he? Kure. Umva mbabwira akantu ka nyuma, hanyuma urasohoka muri ubwo buroko mu izina rya Yesu. Akanyuma n'aka habiki kugira ngo bimere gutya. Mwabonye ko bitandukanye? Haba habaye iki? Biba byagenze gute ngo twese tuvuge Kristo, ariko bamwe baba barikandamijwe, amatabaza yashizemo utuvuta yaramazimye, singo ubuzima tubamo. Haba habaye iki? Yikubwire haba iki kugira ngo bimere gutya? Satani nubwo yakomeza akarwana, ariko ari kurega. Holy Spirit aribyo jwi wumva ryihuse. Haba iki kugira ngo bamwe ijwi rya mbere ribi bumva riri, hanyuma riri kure? Habaye iki? Umva icyabaye.
umwuka wawe ubakwaje ngo Julienne areshya wabivuga uko biyumva bitewe n'ukuri murandeba sindi muremure cyane sindi mugufi cyane ndaha Julienne ameze ati wansobanura ntabyibushye cyane ariko nananutse cyane si inzobe cyane kandi si igikara cyane nuko wansobanura impamvu uvuga ibyo nuko ari byo urimo urarebesha amaso ariko the real me Julienne Bibiliya ivuga ntabwo ari uyu iki ni ikintu nambaye nk'uko bafata isabuni bakayishyira mu ikarito iki ni ikintu gisobanura Julienne w'umubiri ariko Julienne nyawe Bibiliya ivuga ni umwuka wowe nyawe uri umwuka ariko utuye mu mubiri uva gusobanurira akantu utangira ashize iyo umuntu apfuye niko babivuga neza barabitandukanya bahita batandukanya neza bavuga ngo Julienne yitabye ariko umubiri we barawujyana barabitandukanyije kandi niko kuri mu by'ukuri uko niko kuri we Julienne we yitabye ni ukuvuga ngo Julienne rero ni iki umwuka mutareba niyo mpamvu nujya gusobanura umuntu ujye witonda umva uzajya witonda ntabwo umuntu umuzi wangu kandi nujya gusobanura umuntu ntugashyiraho akadomo kuko umuremyi we ataramutse ntuzigere ushyiraho akadomo jya uvuga ngo Mariya Roza ndamuzi virgile yahuye n'ibi virgile apfusha imfura virgile umugabo aramuta wishyiraho akadomo kuko ibyo bizwi n'uwamuremye tuvuga abaririmbyi bacu uyu munsi bene na chance uyu munsi indirimbo baririmba sama virgile bagiye bavuga uwibeshya akabasobanura nabaye marene wabo at least I know hejuru babashakanizi byinshi bishobora kuba bitazwi n'abantu now there we go imyaka bamaze nta mwaka irazwi ndizwi irazwi wibaza ngo ntabari barashyizeho akadomo ese bagashyiragaho barabaremye niyo mpamvu bagarukana indirimbo kubera ko n'Imana ya virgile ngiye ukwegereza nyuma y'uyu mugoroba virgile yajya hafi n'ubuzima bukomeza leta hayaba ndibuka bapfusha umwana wabo w'imfura nari mu nzira ndiko ndajya ku airport mfite urugendo telefone ndayitaba natuye kumva ijwi rye menya ko kabaye ndakata kuko urugendo ntabwo ruruta ibyo barimo bagiye gucamo ngaruka niruka varize barazitwara mu rugo mpita ngenda straight ariko ndasenganya umubabaro uvuga ngo what is this kubera ko ndi umuntu amaso yanjye yabonera kugeza ndibuka tubafashe bashyira imfura yabo iriya image ntabwo imvamo vuga ngo ariko hari virgile barongera bacishamo imyaka naburaga n'amagambo yo kubatera inkunga nta mwaka ayiwe ariko hari n'iki ikintu mbakundira kandi mpora mbabwira ntabwo mukizi narababwiye ngo buri uko nabonaga bahimbaza kuriya ariko bataha amarira akagira ati akamanuka umva nkubwire bene na chance mbashyira muri iyi kategori y'abanyabwenge umva impamvu nuko iyo umuntu aca mu bikomeye niho umenyera level ye spiritual ni naho umenyera
udomina uwo ari we ijwi ritegetse niri aya ijwi ritegetse nirihe nyuma y'imyaka ifuriraza hari ibindi ntashobora kuvugira hano tukabona baririmba ariko mu gikari yewe wemenemere tekere reka bazabyinjira Virgile nkajya kubahemba nabo nyine amaso atarabona ariko twagiye guhemba at least kimwe cyakemutse ariko uyu munsi ntabwo baririmba ibyo batabonye buriya zina ndirimbo ni ubuhamya bwabo nanze kubyivugira bazabyivugira ni ukukuri ugiye mama buri Imana nikora nubwo utazi kuririmba nubwo waba uri gikona yo irabyumva juvanga ijwi rivanga uti urakoze Imana arabyumva ariko bishyiremo kutaririmbira abantu se impamvu babikora kugira bakabisohora bahawe iyo mpamvu jya usohora iryo jwi wikingirane iki uragikoze nakibindi uzagikora irabyumva ntibyumva irabibona ntibibona hari umudamu umwe w'inshuti yanjye yari amaze imyaka 3 n'igice narabaze neza umugabo yaramurenze mu maso aramubwira ngo sweetheart bashizeho hari abagabo buriya b'imfura bavugisha ukuri aramubwira ati sindi bukubeshye ubure gutaha ntaha par chance mu by'ukuri mbabarira rero singiye guca hirya dutandukana ndabizi ugiye kubabara ariko ntabwo turi bubabare twebwe niba usenga cyane nayo ndasenga Imana izabikemura ntabwo azi icyambaye ariko hano dodo yepi bene da nyuma y'amezi make ababonye sweetheart y'uwo mugabo ubukwe ngo ariko hari abagore b'intwari wowe madamu aragenda agura gift hari abantu bagira imbaraga vuga ngo biterwa n'aho uri biterwa n'ijwi wumva n'isezerano riguha n'icyo ririmo rirakubwira rero yaguze gift abwira abana bati gusura urumogi tujya guha gift papa uzi ko abantu bamubonye mu bukwe bagafata gutya kuko barazi story reba rero we kubera kubyara abana bawe reba okay kandeshyira reba mu gatuza ni mama wararaye amadodane ni mamaye reba kana bamaze gushaka minyato umwana yarije ndavuga ni uyu ni baby koko reba rero mama wabane ariko yarafite isezerano hari ijwi yarimo arumva rimubwira ko bizongera bivayo bene da hari abantu bumva ijwi ry'Imana bayoborwa n'umwuka w'Imana uriya mugore yambuyeho uzi ko yavuze ngo ibyo ndimo ndumva birasa n'ibidashoboka ariko sinzigera mubwira nabi sinzigera habe namwe akamwohereza message ati urumva ufite imbaraga zivugana n'abana babyaye ati mpereza baby wanjye bakavugana hanyuma nirarangira bagataha umwaka vuga ngo shyiraho Virgile bamwe bari bashyizeho utudomo umva icyabaye nihute ndangiza uzi icyabaye nutavuga ngo tubwire sinzi ubicyabaye rimwe umugabo avuye mu kazi ajya gusura hari umugabo bakoranaga barimo barakora ngo proje sinzi yabihe ariko umunyamahanga agiwe hari iminota ari bashoje ageze iwe amusanga kuri mashini ariko yashyizemo ijambo ry'Imana uyaraza kandi barumva mu nzu y'Imana araza amusanga kuri mashini ataha ugeze he ijambo ry'Imana riri hariya somehow muri ingero bivuze ngo sinzi uko bigenza sinzi n'uwo
ijambo ry'Imana ariko Imana yavuze ngo somehow bya jambo rikoraho abwira umugabo ati uyu ndi murabwiriza ati kanaka ati wabwira ko ari kintu haza kumbira n'abaravuga bene da yumva ijambo amarira atangira kugira gute kumeneka yema ko ibyo by'amakabos no kurera abantu arangije ngo mu mutima ati yumva nazo ukuntu bigenze aravuga ati uretse gato nihuse inkuru yatashe amara iminsi ibiri akimeze nabi umugore mushaje akamubwira be wabaye iki be unda ati be ntabwo meze neza be umva rero umunsi wa gatatu ananirwa kwihangana ngo agire iyerekwa ntajya gusobanura rirerire uzi icyabaye yicaje be mushyashya aramubwira ati sinzi ikirimo kiramba ariko umugore wanjye ni umwe aramubwira ngo ndabizi ko nawe ngiye kukwicisha akavuyo kawe ariko Imana ishobora ko tutarabyara you know what I belong to Beneda yabwiye be mushyashya ataranavugana nawe mumuhaye hese be mukuru ataravugana nawe ngo bima asibye imarira cyane ariko yatsi imodoka atabajije arahamagara ati mama kanaka urihe ati ndi mu rugo ufite umushyitsi uje dufatanye gusenga uransha kugize ikibazo umvi neza sha aramubwira ngo ndagushaka byihutirwa atoke ngwino mu rugo aza yiruka undi ajya kumusanganira ku marembo ni neza aramubwira ngo ubaye iki umugabo aramubaza kugeza impungenge se uracyamwuga aramubwira ngo ni wowe wankuye iwacu nta cyakubaho kibi kinezeza mbwira ubaye iki hari amafaranga ushaka nguhe ubaye iki ko mbona warize aramubwira ngo wowe ni wowe mugore wanjye umugore ati rero wisanye urugo uracyari mushya aramubwira ati winyigishe sinzi aho bizaca sinzi uko bizagenda ibyo nisha narabyishe nakwambuye impeta narakubabaje ariko mubwiye ambaka sinjya kubwira story byamaze iminsi bimara ibihe n'ibihe ubu tuvugana ari kwa be mukuru n'abana be mukuru she's a prayer warrior n'umusenzi byatumye arinda iki muvuge cyane se byamurindiye itabaza umva no mu bibazo uriya ararwana ariko ijwi yakomeje guha umwanya n'irihe n'iry'umwuka w'Imana hano ajya arwana no ukikorera amaboko icyamukareka kumvira ikomeye ukumva ririhe usobanure rero habiki bimere gutya ntibimere kuriya bisobanure icyo ugaburira nicyo gikura simple icyo wagaburiye nicyo gikura umva umubiri urya gatatu ku munsi niyo usimbutse mil imwe urakudemanda singiye kukwigisha umubiri ukurya buriya muri wa muntu ujya gusanga Imana umubiri wagiye rusororo umva ikiba cyabaye nawe ararya iyo utamugaburira arahwera iyo atanywa arahwera umva ngukurire ntabwo ajya ku cyumweru gusa ntabwo agomba kurya gatatu k'umubiri we arya buri mwanya
umva rero nkubwira akanyuma nubwo utamugaburira wahora arya ntabwo mukamwumvise nubwo utamugaburira nubwo warangara no kurangara ubwabyo no kumugaburira n'igihe utazi ibyo urakora arimo ararya rero guhwera mu mwuka biragatsindwa arya iki umubiri ugira ibishyimbo n'ibirayi sindi bukubwiriza imbere hariya barya ijambo ry'Imana nirotange yashize reka mwiko mu mashini ndamore imbere barya ijambo Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumura umva ijambo ry'Imana nicyo gitabo mwavuyeho pe niyo mpamvu wera Yesu yaravuze ngo ni jyewe mutsima urya wese niwe jambo barokore mugaruke ku ijambo ry'Imana bakirisitu kuvuga ngo yarazutse utazi icyo avuga uri murahwera impanda ntivuga ntaho uzaza ntabwo uzakizwa ngo impanda yaravuze ngo bose bariruka bageze imbere ye basanga n'amavuta ngo basubirayo kuyashaka bagarutse basanga yakinze bimaze iki kwicara mu rusengero ngo jyewe mbarizwa si ikibazo cy'aho ubarizwa si ikibazo cy'aho wabatirijwe si ikibazo cy'aya madini ni ikibazo cy'uko umeranye na Kristo urya iki imbere uriyo uzagenda arya iki anywa iki umuha iki iyo ubyutse abanza iki reka ngo akagera uzi ko iyo ukibyuka ngo njye narabipimye kera ugakubitamo umuziki uzi ko umuziki ukubisemo ari uguha mudu wirirwamo yego oya uzashyiramo urwera gitare uzi ko ugenda wumva umunsi wose unaseka urwera gitare kuko spirit yawe irariye ngaho shyiramo se bya bindi umukobwa ni bubu umva mumbabarire mwihangane sorry uzi indirimbo y'abantu umva si yo gusa hari n'ibindi bintu mwumva nabyo byagera mu mwuka ugapfa erega sinzabaho ndabizi sigaje igihe gito nkihwerera amarira niyo biryo byanjye agahinda niwo musego wanje uzi ko no mu kazi ujya kuri laptop wakubitaho agahinda niko ntumenya ahantu spirit yawe yavira igira agahinda sunikira ukwegereye ngo burya uhora urya inshuti mwirirwana zirakugaburira buri ukozwe n'abantu mwirirwana ibintu byinshi wisanzemo buriya wabitewe n'abo mugenda Bibiliya iravuga ngo Korinto iravuga ngo nyere ngo ugendana n'abapfu ngo si umucyo n'umwijima bihuriye uzi kujye yewe se narinjye kwahuha ugendana n'umuntu yewe igendo yigeze guhinduka kubera umuntu ugendana nanjye yarahindutse neza umva ndabyibuka narahengamye papa wanjye arambaza ngo mwana wabaye iki n'ibitugu byagiye hasi ndamubwira ni mzee sinamenye igihe byagendeye uzumva amaterme menshi ukoresha ni ukubera abantu mwirirwana ubu urimo urarya ibyaha byinshi wisanzemo watangiye ari agacino bihinduka bibaye bondage birakuboha ubu ni addiction Yesu nkorera yambwiye ngo mbwirira ubwoko bwanjye